Uyu munsi tugiye kureba uburyo bugera kuri bubiri bw'uburyo wahitamo inshuti. Ese ni gute wahitamo inshuti muri ubu buzima? Ni kenshi dushobora gutenguhwa n'inshuti ndetse mu byo dukora byose, ariko hari igihe ari twe biturukaho bitewe n'uburyo twahisemo inshuti zacu. Iyo uhisemo inshuti nabi birangira nawe ubwawe bikugizeho ingaruka. Ese ni gute wahitamo inshuti? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ndagusabye kora subscribe niba utarayikora, kandi niba nawe warayikoze warakoze cyane. Reka rero turebe uburyo wahitamo inshuti. Icya mbere, iga guhitamo inshuti ntikaguhitemo. Ndagira ngo iki kintu ucyumve neza. Iga guhitamo inshuti ntikaguhitemo. Hari ubuzima tugeramo ugasanga aho kugira ngo uhitemo inshuti ugasanga nizo ziguhitamo. Nk'urugero, hari nk'ukuntu uzamuka mu mibereho, wamara kugira imibereho myiza ugasanga hari inshuti ziza zizanye ndetse utakekaga. Akenshi mukaba inshuti ukumva koko ari inshuti yakadasohoka, ariko hari igihe usanga ariyo yakwihitiyemo atari wowe wayihisemo. Ni cya gihe uzayibwira amabanga yawe yose, ukayibwira ibyawe byose, ariko kuba ko ariyo yaguhisemo hari n'igihe kizagera akaba ariyo ikujugunya ikigendera, ugasanga ni hahandi utengushywe kubera ko wowe nta ruhare wabigizemo, ahubwo yo niyo yagize uruhare mu kuguhitamo. Hari nk'ukuntu usanga inshuti yawe ugasanga ni wowe buri gihe uyihomaho ikintu cyose ugiye gukora, cyangwa se buri uko uyikeneye ugasanga ni wowe ubigiramo ubushake kugira ngo muhure, ugasanga ni wowe ubigiramo uruhare kugira ngo ubonane nayo. Mu gihe cyo kuyisura ugasanga ni wowe cyane cyane uhora ukora muvoma zo kujya kuyisura kugira ngo mubonane, cyangwa se niba urugero uba muri gato ugasanga ni wowe ugira uruhare cyane rwo kuyisangamo. Niba hari iyindi gato wiberamo ugasanga ni wowe buri gihe ugira uruhare rwo kujya muri ya gato kujya kuyisura. Ese urumva ari wowe ni wowe wahisemo inshuti cyane yo yaguhisemo? Ni ukuvuga ngo isaha n'isaha yo iba ashobora kukujugunya kandi igira ikibazo, ugasanga ni wowe uhuye n'ingaruka. Kuko noneho hari igihe ugera icyo gihe wararangije kuyimariramo, noneho buri kintu cyose wumva ushaka gukora ukumva ugomba kuyibwira. Wowe utayibwiye ugasanga muri wowe ntabwo umeze neza, ukumva uko utekereza, ko wiyumva, ikikubayeho, cyangwa se mbega buri kantu kose, buri detaye yose ukumva wayibwira, ariko nyamara yo ahubwo ifite indi yo yumva ko ariyo inshuti ya nyayo, mu gihe nawe wumva igufata nk'inshuti, ariko kubera ko ariyo yagize uruhare mu kuguhitamo, n'ubundi niyo izagira uruhare mu kukureka. Sinzi niba muri kubyumva neza, ariko ufashe nk'urugero rw'inshuti zose wari ufite ushobora guhita ubyumva. Urugero, nawe ushobora kwiheraho ukavuga ati se inshuti nari mfite mu gihe cyashize uyu munsi nkaba atarizo nyifite. Ese byagenze gute kugira ngo uyu munsi mbe ntakiri kumwe nazo? Wenda birashoboka yuko inshuti ushobora kuzibura bitewe n'imirimo igiye itandukanye, ugasanga wenda kubonera umwanya, cyangwa se niyo ukibona umwanya wo kuganira nawe, noneho ka kazi yabonye ugasanga ihanzemo izindi nshuti zitandukanye, kubera ko wowe urwego uriho cyangwa se ikigero uriho ntabwo akubonera umwanya, kuko n'ibyo akora ntibituma wenda umubona umwanya wo kuganira. Ariko rero uzasanga ya yindi ije mbega yaje ari uko ufite ubushobozi, ikaza kubera ko hari icyo igukeneye ejo. Uyu munsi niba kavuga ati kanaka ngomba kuba inshuti nawe kubera ko
hari icyo mukeneye, ushaka kuba igukeneye amafaranga, ishobora kuba igukeneye ikindi kintu runaka, ariko yamara kukibona ikigendera, cyangwa se yabona icyo yari igukeneyeho itakikibona igahita yigendera, ugasanga mbega ni wowe ikintu cyose kuvuga ngo icyo yagukeneragaho kubera ko ikibuze igatangira kugabanya uko mwahuraga, uko yagusuraga, uko mwaganiraga, niba yaguhamagaraga mu gihe runaka akaba atakiguhamagara. Mbega ni ukuvuga ko iyo nshuti yawe hari ibyo igenda igabanya kubera ko nawe ibyo yagukeneraga itakibibona, cyangwa se icyo yifuzaga ko uzayifasha utakiyifasha. Izo nshuti rero aba ari mbi. Mu gihe nawe uzaba ufite ya nshuti ya nyayo ubona koko ko ari inshuti, ntukemere kuyitakaza. Niba ari inshuti wari ufite mu gihe cyashize utameze neza, uyu munsi ukaba umeze neza ukaba ukiyifite, iyo nshuti rwose ntizagucike, ntizakuve iruhande, nawe kandi ujye uyerera imbuto. Niba tuvuge ari inshuti uyu munsi yagusuye, ejo bundi niwe yagusuye, ejo bundi niwe yagusuye, ariko se wowe ku ruhande rwawe, yego niba wenda yaba ariyo yaguhisemo utaragizemo uruhare, ahubwo ukabona ari inshuti nziza, kuki nawe utatera intambwe nawe ikaba inshuti? Niba yaraguhisemo nawe gira uruhare mu kuba wamera nk'aho ari wowe wayihisemo, kugira ngo mwubake ubucuti burambye. Icyo gihe yariyo yakwihitiyemo, ni cya gihe nawe utazagira ubushake bwo kuba wabagarira ubucuti. Bajya bavuga ko ifuni ibagara ubucuti ari akarenge. Ese wowe ni uruhe ruhare ugira kugira ngo ubagare bwa bucuti? Reka aba ari wowe uhitamo inshuti, ntikaguhitemo, kuko hari igihe inshuti kuko nujya guhitamo inshuti uzabanza urebe ku myitwarire, uzareba imyitwarire n'imigenzereze. Reka iki ngiki cyo kuba ari wowe ugomba guhitamo inshuti wenda tugihagarikira hano, nawe wambwira muri komenti, cyangwa se wambwira wampa igitekerezo cy'uko ubibona. Ahubwo reka turebe icya kabiri, uba ugomba mbere, niba ugomba guhitamo inshuti kuko wamaze kubona yuko ari wowe ugomba guhitiramo inshuti, noneho genzura imitekerereze y'inshuti zawe, cyangwa se genzura imitekerereze y'inshuti ushaka ko ikubera inshuti koko. Hari igihe usanga uhitamo inshuti ariko ugasanga imitekerereze y'inshuti yawe ntabwo ihuye n'uko imitekerereze yawe, cyangwa se n'uko wumva ibintu ugomba kubijyana, cyangwa se uko ugomba kwitwara muri iyi si igoranye, nawe urabizi. Ubwo rero ugomba kugenzura imitekerereze y'inshuti yawe kugira ngo ejo n'ejo bundi utazaba utandukira ku ntego zawe cyangwa se ku cyerekezo cyawe. Iyo ufite inshuti ifite imitekerereze mizima, imitekerereze ishobora kukuganisha aheza, nawe ugana cyangwa se igufasha kuba nawe ya mitekerereze yawe yajya imbere, ndetse ikaba idashobora kuba yasubizwa inyuma n'imitekerereze mibi y'inshuti yawe, cyangwa se n'imitekerereze mibi y'inshuti ugenda uhitamo. Iga guhitamo inshuti ntikaguhitemo. Ikindi, genzura imitekerereze y'inshuti yawe, bizagufasha kugera kure, bigufashe mu ntambwe zawe za buri munsi. Rwose ndagusabye kora subscribe kuri iyi channel yitwa Data Emotional Master, hanyuma dukomeze n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni iby'ingenzi kuba tugeranye muri uyu munota cyangwa se n'iyi minota yose mumaze turi kumwe kuri uyu muyoboro. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel. Rwose wakoze cyane, Imana iguhe umugisha.